nashimwe bakunzi ba Yesu avuge neza official. Nejejwe n'Imana mu mutima wanjye kandi kubw'uburinzi bwayo bukomeye. Imana yacu nihabwa icyubahiro mu izina rya Yesu Kristo. Dushimiye Imana ikomeje kuba mu ruhande rwacu. Imana niyo yakomeje kutuzigama. Imana niyo yabanye natwe iminsi yo kubaho kwacu, iminsi duhereje inyuma. Nta zindi mbaraga zari kuturinda, nta yandi maboko yari kuturamira, ariko ukuboko kwiza kw'Imana kwabaye mu ruhande rw'umuntu wese, ari ngewe ubwanjye, ari wowe ungurikiye. Ni ukuri neza Imana twarayibonye. Dushimiye Imana rero kubw'uburinzi bwayo bukomeye, kubw'imbaraga ikomeza gutanga kugira ngo turame. Hari akarimbo bajyaga barimba mu minsi nk'iyi ngo ntacyo twatanze kugira ngo turame. Abataragize ayo mahirwe ngo nabo si ku bwabo, kuko nta muntu wanga kuramuka. Twebwe rero turiho, kandi impamvu Imana ituzigamye, impamvu Imana iturinze, ni ukugira ngo tugire umumaro mu gihe gisa nk'iki. Imana yacu nishimwe kandi Imana yacu ihabwa icyubahiro. Hari igihe umuntu abona yaramutse, abona ari amahoro, abona ari gukora akazi ke ka buri munsi, abona ubuzima bugenda neza, akagira ngo niko byakagombye kugenda. Niko umurimbyi yarimbye avuga ngo hari ibyiza tubona mu buzima tukabifata nk'ibisanzwe, kandi rimwe na rimwe ngo tukumva ko ariko byari bikwiye kubaho, ariko nyamara burya ngo hari Imana isumba byose ibikora, yitwa Uwiteka Nyiringabo. Imana yacu nihabwa icyubahiro mu izina rya Yesu. Dushimiye Imana rero kubw'uburinzi bwayo, nanjye kuba ngihumeka uyu munsi, nanjye kuba ngarutse mu muhamagaro, kandi ni kubw'ubwo burinzi bukomeye, ni kubw'imbaraga Imana iba yatanze. Ingabo nyinshi zigatangwa kugira ngo njyewe mbeho. Ndashimira Yesu ko ndi amahoro. Imana nihabwa icyubahiro. Byahigaga ubugingo n'umubiri byari byinshi, byari kuduhitana byari byinshi, byadushatse kandi ku manywa ndetse na nijoro kugira ngo ahacu harangire hibagirane. Byari kutwicira umumaro byari bihari, ariko Imana yakomeje kutuzigama kubw'umugambi dufiteho kandi kubw'umumaro idushakamo. Imana yacu nihabwa icyubahiro. Reka rero dusenga Imana, n'ubundi dusangire ijambo ry'Imana numva riri ku mutima wanjye. Ni ijambo ryo gushima Imana. Turi mu gihe cyo gushima Imana ibyo yakoze guhera mu ntangiriro z'umwaka. Amezi 12 ni menshi, abantu bari kubiserebura mu buryo butandukanye. Aho abantu bahurira baravuga bati Imana yaraturinze, abandi baravuga bati turongeye tubayeho, abandi barabyina isinzi mu buryo butandukanye. Utizera Imana nawe afite ukundi abyumva, ariko icyo tuzi ni uko Imana yahabaye. Imana ishimwe. Imana yarahabaye, yarahakubereye, nanjye kandi Imana yarahambereye. Dushimiye Imana ko turi amahoro. Dushimiye Imana ko ikomeje kutuzigama, kandi Imana ikomeje kuturinda kugira ngo tugire umumaro mu gihe gisa nk'iki. Nta yindi mpamvu Imana ikurinda, nta yindi mpamvu nanjye Imana indinda si ugukiranuka. Sinzi umuntu twabivuganaga ejo, turavuga ngo impamvu Imana ituzigamye, hari abanyamumaro benshi bagiye, nuko ibonye ko twebwe ari iki gihe cyo gukoreramo Imana. Imana ishimwe. Reka dusenge hanyuma tuganire ku ijambo ry'Imana. Imana ishobora byose, Mana nkuru, Mana y'imbaraga nyinshi, n'ubundi turi muri wa murongo wo kugushima ibyo wakoze muri uyu mwaka ndetse n'imyaka itambutse. Ineza yawe twabonye, ukuboko kwawe kwaturamiye, burinzi waturindishije, biteye ubwoba bya kumanywa n'ijoro wakubitiye kure kugira ngo tugere aho tugeze. Turagushimiye Mwami Yesu. Undira tubane muri aka kanya, ijambo rye rigira umumaro, kandi umuntu wese uryumva yunguke. Mwuka wera aganiriza imitima yacu mu izina ry'Umwami wacu Yesu Kristo. Amen. Reka dusome ijambo ry'Imana. Turasoma muri Zaburi y'118, turasoma umurongo wa mbere dusoreze ku murongo wa 9. Tuganire kuri iri jambo. Intego no gushima Imana ibyo yakoze, aho igereje uyu munsi. Dufite impamvu zo gushima Imana. Reka dusome izina ry'Umwami wacu Yesu Kristo. Aranditse ngo nimushime Uwiteka yuko ari mwiza, kuko imbabazi ze zihoraho iteka ryose. Abisiraheli bavuge bati imbabazi ze zihoraho iteka ryose. Inzu y'Abaroni ivuga iti imbabazi ze zihoraho iteka ryose. Abubaha Uwiteka bavuge bati imbabazi ze zihoraho iteka ryose. Ubwo nari mu mubabaro nambaje Uwiteka, Uwiteka aranyitaba anshyira ahantu hagari. Uwiteka ari mu ruhande rwanjye, sinzatinya. Umuntu yabasha kuntwara iki? Uwiteka ari mu ruhande rwanjye, arantabara. Icyo gituma nzabona icyo nshakira abanzi banjye. Guhungira ku Uwiteka kugira umumaro kuruta kwiringira abantu. Guhungira ku Uwiteka kugira umumaro kuruta kwiringira abakomeye. Imana yacu ishimwe kandi ihabwe icyubahiro mu izina rya Yesu. Dusomye ijambo ry'Imana
n'ubundi umutwe w'amagambo haravuga ngo haleluya. Haleluya ni ururimi abera bose bo mu isi bahuriraho mu moko ataramwe, mu madini cyangwa amatorero ataramwe. Ni ururimi rwiza rwo gushima Imana, kandi umuririmbyi yabiririmbye avuga ngo utayishima ninde, witakoreye ibitangaza ninde, uw'Imana itaramije ukuboko kwayo gukomeye ninde, udafite ishimwe mu gihe nk'iki yaba ari nde, yaba yitwa nde, yaba ari uwahe? Twebwe twese rero twabonye ineza y'Imana yaturamiye, twabonye imbabazi z'Imana zadutwikiriye, twabonye urukundo rwayo rwinshi, twabonye ukuboko kwayo kwiza yaturamije. Niyo mpamvu uyu munsi tuvuga ngo Imana yacu nishimwe kandi ihabwe icyubahiro. Mwanditsi w'ijambo aravuga ngo nimushime Uwiteka kuko ari mwiza. Ni interuro yaba ngufi ariko irimo ijambo ryagutse cyane. Mushime Uwiteka kuko ari mwiza kandi kuko imbabazi ze zihoraho iteka ryose. Abisirayeli none bavuge bati imbabazi ze zihoraho iteka ryose. Ab'inzu ya Aroni bavuge bati imbabazi ze zihoraho iteka ryose. Imana ishimwe. Abirabura n'abazungu bose bavuge bati imbabazi ze zihoraho iteka ryose. Nashimwe. Ku migabane yose y'isi, abakuru ndetse n'abato, urubyiruko, abasaza, abakecuru, abagabo, abagore, abana batoya, twese tuvuge ngo imbabazi ze zihoraho iteka ryose. Kandi izo mbabazi nizo zaturamiye, izo mbabazi nizo zabonetse mu burinzi turi amahoro, izo mbabazi nizo zaduhaye kubaho, izo mbabazi z'Imana yacu kuko itaturetse, kuko itadusize, rimwe na rimwe kuko itanaturekeye mu bizira byacu ngo ibitwiciremo. Nicyo gituma dukwiye kuvuga ngo imbabazi ze zihoraho iteka ryose. Uwiteka abaye adatunze imbabazi, atari umunyebambe, hari igihe kubaho kwacu kutakunda, kuko rimwe na rimwe ajya nitegereza ibyo tubamo akatugaya, akatunenga, ariko imbabazi ze akaziturindiramo, akavuga ngo ahari uyu yahinduka, uyu ejo namukoresha. Imana nishimwe. Rero mushimire Uwiteka kuko ari mwiza. Ndumva nakwibukiranya namwe wowe unkurikira ngo shimire Uwiteka. Nyemerera dushimire Uwiteka. Ni kenshi twagiye imbere ye dufite ibyifuzo. Goreti yaririmbye indirimbo nkunda cyane, aravuga ngo ninjye wa mugore ngarutse imbere yawe kugushima. Yari yongeye gutekereza ko hari igihe kinini yagiye ajya imbere y'Imana ajyanye ibyifuzo, ajyanye amarira n'amaganya, agiye ataka avuga ngo Mana ngirira gutya, ariko arebye ineza y'Imana yamubonetseho, arebye gutabara kw'Imana abonye, araririmba noneho aravuga ngo ngarutse imbere yawe Mwami Yesu, ngo ninjye wa mugore noneho ngarutse nje kugushima. Imana ishimwe. Rero natwe njyewe nawe unkurikira dufite impamvu zo gushima Imana. Ushobora kwikebuka iburyo, nkunda kubibabwira kenshi, ukabona nta shimwe rihari, ukabona hari amakuba, ibigeragezo n'intambara, ariko iyo umwuka wera gukebuye ukareba ibumoso bwawe usanga hari igitangaza Imana yakoze. Rero uyu mwaka ndumva nifuza ko usura amateka, urugendo uko warugenzemo, ukongera kwitekereza ukavuga ngo ni iki nkwiye gushima Imana. Mbese ubona nta gihari? Iyo urebye urugendo uko warugenze muri uyu mwaka, ukareba aho ugeze uyu munsi, ubona nta mpamvu ihari yagutera gushima Imana. Ariko niba uyifite, kandi reka tuvuge ngo dushimiye Uwiteka kuko ari mwiza. Turamushimiye kuko imbabazi ze zihoraho iteka ryose. Imbabazi ze ntabwo zingana n'ibyo kurya twariye muri uyu mwaka, imbabazi ze ntabwo zingana n'imyambaro twambaye muri iyi myaka cyangwa muri uyu mwaka, kuko ibyo birashira. Hari igihe abantu tuba dufite amashimwe, nibyo nkaba ndi kuvuga ngo Mana waranyambitse, warangaburiye, waransize, wenda wanjyanye aha, wankoresheje ibi, ariko nanone ishimwe ry'imbabazi z'Imana yacu, haleluya, ni rigari cyane kuruta ibyo twambaye, kuruta ibyo turya n'ibyo tunywa, kurushaho turyama, aho turara, aho twirirwa, kurushaho dukorera akazi ka buri munsi. Dushimiye Uwiteka kuko ari mwiza, kandi kuko imbabazi ze zihoraho iteka ryose. Izo mbabazi ze nizo zaturamiye, izo mbabazi ze nizo zatumye utagwa muri biriya byaha warimo. Izo mbabazi ze kandi nizo zatumye no mu gihe cy'amakuba n'ibigeragezo byawe wahuye nabyo utabigwamo cyangwa ubisige mu bugingo, uyu munsi ukaba ukibasha kumuhamya. Imana ishimwe. Amen. Rero shimira Uwiteka kuko
ari mwiza. Ngo Abisiraheli none babivuge, ab'inzu ya Aroni babivuge, aba mu majyaruguru uyu munsi babivuge, ab'iburasirazuba n'iburengerazuba, mu majyepfo, hagati mu murwa ndetse ku mpande enye z'isi. Nyemerera dushimire Uwiteka kuko ari mwiza. Iri shimwe riruta andi turimo dushima muri uyu mwaka, kuko imbabazi ze zihoraho iteka ryose. Amen. Reba nawe imbabazi yakugiriye mu byo wagiye ucamo. Hari aho umuntu atari kuzikugirira, umuntu we ntiyazikugiriye aragucyurira, cyangwa akavuga ati ejo n'ubundi uzongera unyihinduke, ariko imbabazi z'Imana yacu, amen, zo zihoraho iteka ryose. Zo ntizifite umupaka, zo ntabwo zirangira, zisanga umuntu n'ahantu ahugiranye iyo ngiyo, aho agiye kure yazo zikamusanga zikamutarurayo. Imana ishimwe. Urukundo rw'Imana yacu rujya rudutarura no mu mpagarara, hahandi twihebeye, hahandi tuvuga ngo ubutabazi burihe, hahandi tuvuga ngo utabarwa kwacu kurihe, naho rujya rudusangayo kubw'imbabazi z'Imana yacu zihoraho iteka ryose. Dushimira Uwiteka kuko ari mwiza. Imana ishimwe. Abubaha Uwiteka bavuge bati imbabazi ze zihoraho iteka ryose. Ni ukuri abantu bazi mu mitima yabo ko batunze gushishikarira no kugira ishyaka n'inzara n'inyota byo kumwubaha no kumwubahisha aho bari. Munyemerere none uyu munsi tuvuge ngo dushimiye Uwiteka kuko ari mwiza. Byashoboka ko wigeze kubivuga, ariko none ukaba warusuwe no kwitotomba no kumwitotombera ngo ibi ntiyabikoze, ngo biriya yarabimbwiye ariko biratinze. Ukaba utinze cyane mu maganya, ukaba utinze cyane mu bigeragezo, ukaba utinze cyane hari mu gutekereza ku byifuzo bitasubijwe. Ariko nyemerera uyu munsi tuvuge iri jambo ngo dushimiye Uwiteka kuko ari mwiza. Tumushimiye imbabazi ze, nubwo hari bitarakoreka, nubwo hari bitarakunda, nubwo hari bitaremera mu nzira zacu, ariko dushimiye Uwiteka. Amen. Tumushimiye kuko ari mwiza kandi kuko imbabazi ze zihora iteka ryose. Imbabazi z'Imana yacu ziradutunze. Imbabazi z'Imana yacu tuzirindirwamo. Imbabazi z'Imana yacu turya ku bwazo. Imbabazi z'Imana yacu kwambara ku bwazo. Imbabazi z'Imana yacu tujya mu kazi ku bwazo, turindwa mu ngendo dukora ku bwazo. Dushimiye Uwiteka rero kuko ari mwiza kandi kuko imbabazi ze zihoraho iteka ryose. Imana ishimwe. Dawidi abivuga neza ngo ubwo nari mu mubabaro nambaje Uwiteka, cyangwa naramuhamagaye aranyumva, antegera ugutwi aranyumva. Imana ishimwe. Ngo Uwiteka ari mu ruhande rwanjye sinzatinya. Iki kigutinyishije mwene data? Byashoboka kuri mu makuba, byashoboka kuri mu kugeragezwa, byashoboka ko hari biri kukuriza no kukwihebesha, ariko ngera ugirira Imana icyizere ushingiye ku byo yakoze. Nturebere Imana gusa mu bitarakoreka, bwira Imana ngo ngufitiye icyizere. Nubwo mbona hari bitarakunda, ariko ndabizi ko za mbabazi wangiriraga kera n'uyu munsi ukizimfitiye. Nuko aravuga ngo natinya iki? Nuko dukwiye gutinya. Aravuga ngo umuntu yabasha kuntwara iki? Byashoboka ko ufite ubwoba bw'abantu, ngo mbese noneho umwaka baratuma nkusoza. Ntago abantu bafite ububasha ku mwuka wa nyuma wawe. Kuboko kw'Imana niko kuzakuramira. Kuboko kwakurengeye amezi 12, icyumweru kimwe ntabwo ari bw'Imana inaniwe. Byashoboka kuri kuvuga ngo mbese ko mbona birangiye, noneho ashobora gusoza umwaka, ariko witinya. Ongera ugirira Imana icyizere. Vuga ngo imbabazi z'Imana yanjye zihoraho, kandi niba zihoraho n'uyu munsi ziri hafi yawe. Niba zihoraho n'ubwo uri kwa muganga zirahari. Niba zihoraho n'ubwo ubona uri mu majune zirahari. Imana ishimwe. Shimira Uwiteka kuko ari mwiza kandi ko imbabazi ze zihoraho. Imana yacu nishimwe kandi Imana nihabwa icyubahiro. Imana nishyirwe hejuru. Murongo wa 8 aravuga ngo uhungira ku Uwiteka kugira umumaro. Kugira umumaro n'ukuri kandi kuruta kwiringira abantu, kandi guhungira ku Uwiteka kugira umumaro kuruta kwiringira abakomeye. Imana ishimwe. Byashoboka ko wamungiraho ngewe nkananirwa, cyangwa nkakwizeza ibitangaza ejo simbashe kubisohoza. Wenda ushobozi nkabubura, cyangwa se nanjye nkirebaho bigatuma ibyawe ntabigeraho, kuko ngewe ndi umuntu. Byashoboka ko wakwiringira umwe mu muryango wawe ukabona umwaka ushize ibyo yakwemereye atabisohoje. Byashoboka ko ari inshuti yawe cyangwa inshuti zawe zitandukanye. Byashoboka ko ari abakomeye bo mu isi wigeze guhanga amaso ukabona ntabwo uhiriwe no kubona igisubizo cyangwa gutabarwa nk'uko wabitekerezaga. Ariko ndagira ngo nkwinginge wongere urugirire Imana icyizere. Guhungira ku Uwiteka kugira umumaro kuruta kwiringira abantu.
kandi wongera kuwiteka kukagira umumaro kuruta kwiringira abakomeye. Imana ishimwe. Shimira Uwiteka ko imbabazi ze zihoraho, izo yakugiriye cyaje ari mu gitondo arakomeza akazigira izuba ryinshi, arakomeza akazigira umugoroba uje, arazigira no mu gicuku, kuko ajya abundikira abantu biwe akabarinda mu gicuku cy'ijoro basinziriye. Kubw'imbabazi ze zihoraho, Imana yacu nishimwe. Wongera kuwiteka rero kugira umumaro kuruta guhungira kuri anko, guhungira kuwiteka kugira umumaro kuruta guhungira kuri anti wawe, guhungira kuwiteka kugira umumaro kuruta guhungira kuri fiance, guhungira kuwiteka kugira umumaro kuruta kwiringira umugabo cyangwa umugore, guhungira kuwiteka kugira umumaro kuruta kwiringira abantu. Imana ishimwe. Yesaya yarabyanditse aravuga ngo abiringiye bamwe biringira amagare abandi amafarashi, ariko nukuri twebwe buriya twiringiye Uwiteka, kandi Uwiteka ntakoze isoni. Nuko arabivuga neza mu gice cyaho cya 62 ngo uhereye kera nta muntu wigeze kurebesha amaso ye cyangwa amatwi ye ngo ayumvishe indi mana igira ikimarira umuntu yitegereza itari Uwiteka. Uwiteka ni mwiza rero, kandi tumushimire ko ari mwiza kuko imbabazi ze zihoraho. Amen. Imana ishimwe. Rero guhungira ku bantu bijya bigira garanti, bijya birangira, bijya bishira, kuko umuntu ashobora kukugirira byiza uyu munsi ejo akaba atakibishoboye. Manda ye niba ari umuyobozi karangira, niba ari icyubahiro cyo mu isi afite kigashira, niba ari ubutunzi bugakorwaho kubera imiyaga n'inkubi zo mu isi, cyangwa se bikaba bitakozweho ariko umutima ugakorwaho n'ikintu cyo kwigunyiriza ntagire icyo agufasha. Ariko Uwiteka akureba ari mu gitondo, ku manywa y'ihangu akagaruka mu gicuku, ntabwo akuba kure. Guhungira kuwiteka rero kugira umumaro kuruta kwiringira abantu, kandi kuruta kwiringira abakomeye. Rero nidushimire Uwiteka kuko ari mwiza, kandi imbabazi ze zihoraho iteka ryose. Imbabazi ze zigusanga aho abantu batari bugusange, imbabazi ze zigusura muri ya marira ujurira mu gicuku cy'ijoro, burya ziba zihari. Niyo mpamvu umara kurira ariko ugakanguka ukabona ubaye amahoro. Imbabazi ziwe zigusanga aho abantu batagusanga, zikagukurayo kandi zikakuramira. Imana ishimwe. Guhungira kuwiteka rero kugira umumaro, kandi ukwiye kumushimira ibyo amaze gukora. Nturebe gusa ku bitarakoreka ngo wumve umutima wawe ugiye kure. Imana yawe uyitakariza icyizere, kuko ni Imana itananirwa, ni Imana itaruha, ni Imana idasinzira, Imana idacogora gutabara abayo. Imana ishimwe. Umuntu wegeze kumbwira ijambo ryiza njya nditekerezaho, Imana ntabwo ijya igira ubunebwe mu kugirira neza abantu bayo. Umuntu we ashobora kugira ubunebwe nyine, ashobora kunanirwa, ashobora kumva uyu munsi atari bubikore azabikore ejo. Ibyo yari kukugirira, ashobora kubwira ko ari mu kiruhuko atari bukore, ashobora kubwira ko ari muri pause ya saa sita. Ariko Imana, amen, ntabwo ijya igira ubunebwe mu kugira neza abantu bayo. Ntabwo ijya isinzira bivuge ngo ndibuze nyuma ho hato, ahubwo yego ibikorera ku gihe cyayo, kuko ntibara nk'uko twe tubara, ariko mu kuzura kwayo ukabona ubutabazi burabonetse. Imana ishimwe. Shimira Uwiteka ko ari mwiza rero. Gira umuco wo gushima ku byamaze gukoreka. Shimira Imana kugenda bigakunda. Shimira Imana kurambura amaboko bikemera. Shimira Imana ko utera intambwe ukabona birakunze. Shimira Imana ko iyo usinziriye udahera mu bitotsi byawe. Shimira Imana ko niyo urose inzozi mbi burya ukanguka utavunitse, cyangwa ugwe mu nzobo nk'izuba warayemo mu nzozi, ahubwo ukuboko kw'Imana kukagusangayo. Amen. Imbabazi z'Uwiteka ni nyinshi kandi azigirira ababi n'abeza. Imana ishimwe. Imana ifubira imvura ababi n'abeza. Imana igira neza abakiranutse ariko n'abakiranirwa ikabarindirayo kugira ngo ibarindirize ahari no kuba bakwihana bakagaruka mu nzira ikwiriye. Imana ishimwe. Turi mu mpera z'umwaka rero, turi gusoza umwaka. Abantu bafite imigambi myinshi yuko bazawusoza nuko bazawuserebura. Abandi bafite imishinga, abandi bafite ingendo barimo gupanga, aho bazasohokera, aho bazatemberera. Byose ni byiza tukiri muri ubuzima, ariko twibuke kandi gushimira Uwiteka ibyo yakoze. Tumushimishe kandi nibyo dutunze, tumushimishe. Zaburi n'ibihimbano by'umwuka turirimbe, imbyino, indirimbo, amakondera, amajwi mato n'amaremare nk'uko Zaburi 50 bivuga, ariko tumushimishe nibyo dutunze. Ushobora no gukora ku butunzi bwawe ukavuga ngo nkwiye gushimira Imana muri ubu buryo.
ushobora kujya kwa muganga ugasura abantu barwaye ukavuga ngo iri ni ishimwe ntu'Imana, ni ituro ry'ishimwe ntu'Imana. Ushobora kujya mu nzu y'Imana ukabihigura utyo, yashoboka ko hari n'imihigo wahize uko uzabigenza, ariko dushimire Uwiteka, nicyo gikuru ko ari mwiza kandi ko imbabazi ze zihoraho iteka ryose. Tumushimishe ibyo dutunze, tumushimishe uko turi, uko duhagaze, uko tugenda, tumushimire ineza ye kuko ni nyinshi, kandi n'ibitarakoreka tugira Imana icyizere. Tumuhanga amaso tutarambiwe, tudacitse intege, tudacogoye. Byo gucogoza umugenzi byo birahari, ariko ukuboko kwiza kw'Imana kubana n'abantu bayo uko bukeye ndetse n'uko bwije. Imana yacu ihabwa icyubahiro mu izina rya Yesu. Byashoboka kandi ko muri iki gihe turimo tuvuga ngo dufite impamvu zo gushima Imana, umutima warutewe no kwiheba, no kwiganyira, no kwibaza ngo gutabarwa kwanjye kwaturuka he, ariko ndakwinginga mwene data, ongera ugire Imana icyizere. Kandi niba waracogoye ugasubira inyuma ubwo gutinda mu makuba n'intambara n'ibigeragezo, maze kumvira ijambo, ongera ucire Imana bugufi, uvuge ngo Mana, nkwiye kwezwa n'amaraso, nkwiye gutungana, hanyuma nkabona uko ngushima, nkabona uko ngushimisha umutima wanjye n'ibyo mfite, kandi nkabana nawe ukantegura ejo hanjye hazaza. Imana ishimwe. Reka dusenge. Turagushimiye Mana yacu, tunejejwe cyane n'urukundo rwawe. Urukundo rwawe ruradusaga, ruradusumba. Umugisha umuntu wese wumvise iri jambo, ukaba yaratugira inama, kandi amashimwe yaguke muri twe, kuko iyo dushima tuba duteguje ko ijuru ugiye gukora n'ibindi. Nuko utwagure rero, aze kwifuza ko imitima y'abantu bawe minsi isigaye ukoremo ibitangaza ku bantu bawe, uburinzi bwawe bukomeze kuboneka mu izina rya Yesu. Amen. Yesu aguhe umugisha.